na Core Team. Iri tangazo riravuga ngo important measures for pioneers who have not migrated to mainnet yet. Check step 3 of the mainnet checklist to make sure you have completed two-factor authentication for your P-Wallet. This is an essential requirement for mainnet migration. Itangazo twese dufite mu Guys, ndizera ko aho muri mumeze neza mu mpande z'isi zose zigiye zitandukanye. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri update twese Core Team yashyize muri dashboard yacu. Nk'uko mubibona ndi muri dashboard ya P Network 20 mayini 6 twahawe irindi tangazo rishya nk'uko muri kubibona muri dashboard zanyu. Ahangaha itangazo riravuga ngo important measures for pioneers who have not migrated to mainnet yet. Check step 3 of the mainnet checklist to make sure you have completed two-factor authentication for your P-Wallet. This is an essential requirement for mainnet migration. Itangazo twese dufite mu dashboard yacu ni iri ngiri, twese dufite muri mu dashboard yacu. Magambo aho Core Team yatugejejeho asobanuye iki? Reka tujye muri Google Translator turebe. Nayakoreye copy ngiye kuyapestinga hanyuma nyabasomere hano hasi. Dore ngaha yaje mu Kinyarwanda ubutumwa Core Team yageneye aba pioneers bose bo ku isi. Ubutumwa bw'ingenzi ku ba pioneer batimukiye kuri mainnet kugeza ubu. Reba intambwe ya gatatu y'urutonde rwa mainnet kugira ngo umenye neza ko warangije kwemeza ibintu bibiri kuri P-Wallet yawe. Iki ni ikintu cy'ingenzi gisabwa kwimuka rya mainnet. Bivuze iki? Niba warakoze KYC ikaba yaremeye ni byiza, niba warabonye migration nabyo ni byiza, ariko ubu butumwa waba warabonye migration, waba utarayibonye, waba warakoze KYC, waba utarayibona, ubu butumwa twese buratureba nk'aba pioneer. Twese buratureba. Ushoboye kwibaza ngo nabikora gute, najya kureba gute, nabona gute uburyo nabona iyo step ya gatatu. Ni uburyo bworoshye nk'uko uri kubibonamo ahangaha. Hari mainnet checklist. Biroroshye cyane kugira ngo tugere kuri step ya gatatu, intambwe ku ntambwe nkwereke uko uraza kuza kubigenza. Nk'uko bigaragara n'ubundi muri dashboard yacu hano bari kutubwira ngo 2FA ndakeka uri kubibona hejuru muri aka gafoto karimo ahangaha 2FA. Reka dukande ahangaha kuri mainnet checklist, reka dukandeho hanyuma tugere kuri iyo step ya gatatu bari kutubwira tugomba kuba twakoze. Ndaza nkandeho negerezeho gatoya. Urabona ko ahangaha dufite step zigera mu 9. Immigration narayibonye, ubwo ndagarukira ngaha mutere w'umutungo wanjye mpagaze. Yego, urabona ko ngiye zose zabaye, ariko nanjye nubwo nakoze KYC kemerwa, nubwo nakoze
nubwo nahawe immigration ikemerwa, ariko kugeza ubu ngubu nanjye iyi step ya gatatu irandeba nk'uko bigaragara aha ngaha, ndaza nkandeho, nimara gukandaho ndahita nsabwa amagambo 28. Nizere ko buri wese aya magambo hari ahantu yayakopiye akaba yarayanditse mu ikayi, kuko nibwo buryo bwiza bwo kuba wizeye ko payi zawe utazigera uzibura. Biba bivuze ko nta muntu ushobora kukwinjira uko byagenda kose. Ndaza nshiremo amagambo yanjye ngewe nayakopiye, ndaza nyashyiremo, nkande confirm, ndayahishe kugira ngo mutabona konti yanjye ikagira ikibazo. Ngewe aka kanya nkaba ndi ukubikora, ndakeka muri kubibona. Ngewe two step verification nkaba ndayisoje. I hope niba tukigeranye aka kanya ukinkurikiye ko wakanda like kuri iyi video, ukibuka no gukanda subscribe, kuko ubu aba ari umusanzu ukomeye uboneye, kandi uba umpaye motivation yo kugira ngo njye mbasha kuba nabagezaho amakuru y'ingenzi atandukanye avuga kuri uyu mushinga wa Pi Network.